Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uyu ni umunsi udasanzwe, uyu ni umunsi wa Pasika, uyu ni umunsi wo kwibuka gucungurwa kwacu, uyu ni umunsi wo kuririmba ineza y'Imana, uyu ni umunsi wo kuririmba ko twanesheje. Hari itangazo rimwe rikomeye, Yesu yazutse, imva ya Yesu irarangaye. Luka ibice 24 umurongo wa 6, ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe maze azazuke ku munsi wa 3. Bibuka amagambo Yesu yavuze. Ndagira ngo wibuke nawe, wibuke imibabaro Yesu yababajwe, wibuke agasuzuguro Yesu yasuzuguwe, wibuke uko bamuciriye mu maso, wibuke uko bamuteye icumu mu rubavu, wibuke uko bamwambitse ikamba ry'amahwa, wibuke uko bamushenjaguye, wibuke uko bamubambanye n'ibisambo, wibuke uko bamushyize mu mva. Kandi wibuke ibyo byose bigutere kubana n'Imana bundi bushya, bigutere kurushaho kunezerwa umunezero wa Yesu, bigutere kugira amahitamo yo guhitamo Yesu Kristo gusa. Rega abakundwa b'umwami, uyu ni umunsi ukomeye mu minsi yose y'abana b'Imana. Yesu iyo apfa agaherayo byari kuba birangiye, ariko kuba yarapfuye akazuka, abari muri we, Abefeso ibice 2 haravuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ariko kuko ari umutunzi w'imbabazi ngo yatugiranye bazima na Kristo, ngo niyo mpamvu rero twacunguwe bidaturutse ku mirimo, ahubwo twacunguwe biturutse ku buntu bwa Yesu. Ubuntu bwa Yesu buraduhagije. Hari ibintu nka bingahe bijya biba mu buzima bw'umuntu iyo amaze kwakira umwana w'Imana. Iyo umaze kwizera uyu musaraba, ujya uhinduka ukaba umwana w'Imana 100%, ukaba uwera, ukaba umunyabugingo, ugahabwa ubugingo buhoraho. Icya kabiri, ujya uhabwa umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana amara imirimo ya Satani muri wowe, akagutera ishyaka ryo gukora imirimo myiza. Umwuka w'Imana ajya kuvana kuri uru rwego akakwigisha, akakugeza ku rundi rwego. Umwuka w'Imana atuma uba uwifuzwa. Hanyuma y'ibyo ngibyo, ikigeretseho ni uko abamaze kumwizera bose bahabwa ubugingo buhoraho. Rero uyu munsi turi 2025, ariko ndakwifuriza kuzagera muri Pasika ya 2026. Ndakwifuriza kubana n'Imana birushijeho, ndakwifuriza kwegera Imana, ndakwifuriza kubaho mu munezero w'Imana, ndakwifuza kubaho mu kunesha, ndakwifuriza ko Yesu ubwo akubonaho ikimenyetso cy'amaraso atagucira urubanza rubi, ahubwo akwita ukiranuka. Imana ihimbazwe ku munezero yahaye itorero. Imana ihimbazwe ko mubo yitangiye nanjye ndimo, kandi ari njye munyabyaha wari imbere y'abandi nk'uko Pawulo yavuze, ahubwo kubw'ineza y'Imana nanjye uyu munsi ndi umutsinzi, uyu munsi ndi umuneshi. Haleluya, haleluya. Nawe rero gwiza amahoro Yesu atanga, gwiza umunezero Yesu atanga, baho mu kubaho kw'Imana, baho mu kunesha kw'Imana. Icyubahiro cy'Imana kibane nawe. Amen. Niba utari wakora subscribe, uze kuyikora, kandi uze gutanga comment, uduhereza ibitekerezo, uze gukora share, usangiza ubutumwa, abantu bose babona ubutumwa, kandi dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Yesu akurebe neza. Amen.